Umezemte hano wanjye nizere ko mumeze neza mukomeye mushima Imana nkuko bisanzwe rero hano ntitujya turyongora tutabanje kurya kiranyagisha kiranzimisha uyu munsi ngiye kwirira izi spaghetti with a chicken amakaroni arimo isosi y'inkoko n'inkoko agasalade ku ruhande kugira ngo ntakomeza kugira wate kubyibuha ariko let me show you ubundi twebwe wacu tugiye kugura nk'ibintu nyine byo kurya cyangwa zateka babahereza ibiryo bifatika let me show you ibya hano ibi byo ninjye wabyitekeye this salad ninjye wayikoreye na bino ninjye wabyitekeye batwaciye samwe atavuga let's get something ndebera kano kantu kangana gutya mu ndebera ukuntu turimo just this ntabwo to be honest ntabwo biba biryoshye ne kubivuga ngo biraryoshye tu show you let me just take one ako ntabwo biryoshye nk'ibyanjye nirumva ngira ngo kuri video mwabonye ejo bundi ntabwo twagiye muri restaurant my dear restaurant zangaha tekereze ubundi twebwe iyo turi iwacu muri tipo tuyitanga ibi ni umuceri w'ipirawu tuyitanga ku bushake ubishatse ariko njye ndarya bino natetse just testing inyama atupama akanyama sinagahereza urumva ushobora gutanga resipe uko ubishaka ndabona twino turyo utu twonyine ngo amadolari 20 twonyine very facture sha kambe naje tuyishyuye avuga 20 wati nanongewe ntambifata nkabibara muri yacu mu Rwanda nkumva barangije pe hano rero restaurant zabo kuno zimera niba ugiye kurya ugakonsuma nkabiriya biryo mwabonye nariye mbabwiye ngo baduciye amadolari 70 ntushobora kubyumva 70 ariko ubwo nyine harimo na juice turi babiri 70 ugurusha 75 cyakora amadolari 80 kuri drinks ebyiri n'isahani imwe kurya namwe mwabonye ukuntu tungana noneho iyo misembara y'iwacu ndavuga hano banyishe pe kandi noneho hano n'itegeko kubahereza tipu ntabwo uvuga ngo niba baguhaye bill baraguhereza no hasi tipu ushobora gutanga ugacuzinga ntushobora kuva muri restaurant abahaye tipu ntibibaho ntibishoboka njye twe bwacu wihitiramo kumuhereza tipu ariko hano ni ihame umutegeko birazwi so nahageze tugiye muri restaurant ya mbere mbona badukubise wati bivange n'ubundi n'ibyanjye nta muntu turimo gusangira kwasi nshaka kubyibuha mbona badukubise fatire ntanongeye kumva ngo haba hariho ko ugomba no gushyiraho tipu kandi ku itegeko mbese ugomba kuyitanga wanze ubikunze kandi se shwa bazana igisahani cy'igipacu kinini ariko turyo tungana gutya twa turyo uri buze kurya nawe ntuhaga abahungu ni abasipani ntabwo biryoshye ibyanjye natetse n'ukuri biraryoshye kubarusha don't like this meat at all urumva so ubwo rero bandifashe tugiye muri restaurant
umva kari bisanzwe nuko kuzanye ukarura ntabwo barura nyine ukora ora nkoze ora naka ni ibintu bisanzwe rwose biraho biraje ndariye ndanyweye bisanzwe kandi utuntu tworoheje hanyuma ngiye kubona mbona bazanye bill n'icekinzi ndabona ngo murishyura ngo 140 yo kujya he ku tuntu tudafite ikibazo n'amaguru kuva uwo munsi nahise mfata decision yo mbere yo kurya ikintu nzajya mbanza ndebe ngo kiraya tamvaga ko ndi kwa tuntu biri simple ntabwo nuza ndeba igiciro nakoze ora gusa cyo kureba fagitire bazanye sangana njye wari byatanje ntangira kujya ngenda nanga kurya ibiryo by'amaresitora nkajya nitekera ariko rimwe na rimwe tubone bolo biryoshye numva kubirya gutya biripera kuruta kurya salade yonyine ku ruhande ndabuza naruse kwandika bikomeye ngo mbike ibiryo ngeze ukuntu biryoshye kuva umunsi byagenda uko ntabwo nshobora gukora ikosa ryo kongera kurya ikintu muri resitora ntabanje kureba igiciro cyane ko njyewe nkunda kurya ibyo nitekeye nkunda muri resitora cyane rimwe na rimwe biba ari ngombwa yuko dusohoka akaruhuka n'igikoni ngayo gukora rero bantu banjye ibi biryo bya hano munyandike hasi muri comment umugore ufite amadolari 20 nk'angahe mu Rwanda tubare nka 25 cyangwa se arengaho gato umbwire kaka kantu kangana gutya ariko wabigura kandi ishaka kibabasha ntabwo biba binaryoshye ngo uvuye kuri ngo biraryoshye ngayo nguko ayo mandira mu nkurikirana komeza unyihera ka subscribe like comment and share tujya twiganira utuntu n'utundi kuko bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi abizi ko bizagenda neza mukabikunda tugashyigikirana ibyiza biri imbere ngayo nkuko akagaruka aryoha ni gahora mwitamo umunsi mwiza ciao